Mani Martin, mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Ya, nkuko abivuze nitwa Muhire Simon Pierre, nanjye ndi umunyamakuru hano kuri uwezoradio.com, aho nkora ikiganiro menya. Rero by'ukuri ndi umukunzi wawe cyane rwose, indirimbo zawe ndazumva, ndetse byageze naho nzi downloadinga kugira ngo nje nzumvira aho ndi hose. Nagira ngo nkubaze ikibazo kimwe mbere yuko mugenzi wanjye akomeza. Iyo urebye indirimbo yitwa Rubanda ndetse n'idini, izo ndirimbo iyo umuntu azumva idini hanyuma akumva n'indirimbo Rubanda, ni indirimbo zifite message imeze ukuntu nyine yataka abantu mu buryo bw'imyemerere ndetse no mu buryo bw'ubupfura, ariko ugaragaza ko nyine abantu tutakwiye kugira judgment zimeze ukuntu ku bandi. Izo ndirimbo wazihuza gute, dore ko zimaze n'iminsi? Nkeka ko abantu barimo bumva uyu munsi abenshi ntabwo baziza, ariko ni indirimbo nge zankozeho nkunda kumva cyane. Ziduhurize. By the way, urakoze cyane. Nabwira n'abandi bantu bose ko music yanjye yose ibindi biri kuri platforms abantu badownloadinga imiziki. Ni album nshyashya yamaze kugera kuri izo platform, nubwo abantu bari kubona nomade yonyine kuri YouTube, ariko kuri platform ya music ahari ushobora kugacinga Nomade album by Mani Martin utuyibona. Ni ubwa mbere rero numvishe umuntu ahuza idini y'ukuri na Rubanda. Sinigeze ngira section nyinshi yo kuzihuza. Gusa idini y'ukuri ni indirimbo nanditse cyane cyane igendeye ku mateka y'u Rwanda, ko mateka yacu ntabwo nanjye ndi mukuru cyane, ariko bayo nasomye cyangwa nayo nakuye numva mu Rwanda abantu barabayisilamu ari n'abakristu mu nsengero zitandukanye no mu misigi itandukanye, ariko muri byabaye mu Rwanda nyine urukundo rwageze rurabura mu bantu bamwe na bamwe, kandi ari abayoboke bari mu madini yose bambica abandi. Mu Rwanda hapfa abantu basaga miliyoni irenga mu mezi 3 honyine. Igihe nandikaga iriya ndirimbo n'ibyo bintu ahanini natekerezaho nkavuga ngo ariko buriya amadini yacu ni meza turanayakunda, ariko niba atarabujije abantu kwica abandi, iyo baza kuba bari mu idini y'urukundo n'intumwa z'Imana zagiye zivuga, na Yezu Kristo yaravuze ngo bamubajije ngo idini y'ukuri ni iyihe, aravuga ngo ifashe imfubyi n'abapfakazi. Ifite urukundo nyine mu by'ukuri. Naho natekererezaga cyane nkabona nyine yuko amadini yacu ni meza tuba tunayarimo, ariko natwe ba nyiri kuyayoboka ni natwe tukandagira abakene, ni natwe tuheza imfubyi cyangwa tunarobanurana ku bw'impamvu zitandukanye rimwe na rimwe zitanumvikana. Nicyo natekerezaga. Hanyuma rero Rubanda rero ni inkuru nayo nkabwite, ubwo kera tukokoye turamubwira ngo ntukafate iwacu icyo kibyareraga nyina kigashya, abana rero bakaba bajya nko ku bitoki by'abandi bakayica, cyangwa amatunda n'ibindi n'ibindi. no kurera ntabwo ati ntugafate cya Rubanda, cyangwa se akambwira ati Rubanda bagira amagambo menshi, cyangwa Rubanda ibintu nk'ibi. Nari nzi ko hari abantu bitwa Rubanda, nari nzi ko hari abantu bitwa Rubanda, ariko uko ngenda nkura mbasha kwitekereza ubwanjye nsanga nyine ko Rubanda nyine ari twebwe. Rubanda n'ubundi twigira n'ikintu cyo kwishyira hejuru no kwibona, tukajya twumva yuko turuta abandi, cyane cyane iyo bije nko kuri ibyo by'imyemerere. Ubona kumva yuko kubera ko we yemera mu buryo runaka abandi bantu bose bari hasi ye cyangwa bo batagomba kwemera uko bemera. Wa mugani wawe wahagura namfashije kubihuza n'aya madini, kubera ko n'abantu bagusaba buri wese
umuntu wese wo mu idini runaka gusaba kuza muri byo kuko mu ndirimbo rubanda hari aho ugera ukavuga ngo rubanda bararuma bagahuha, hanyuma ahandi ukavuga ngo rubanda ni bande ngo ni njye nawe. Urumva nyine ni kwa kugira realization yuko burya nyine rubanda ni twebwe, biriya bintu byose tuvuga ko bikorwa n'abandi, ko bigirwa n'abandi, abantu tuba twita rubanda, mu mirebere yanjye nasanze ari twebwe, ahubwo nyine tuba dukwiye kureka kwitana ba mwana, tukirebamo tukikoramo akazi ko guhinduka tutabiherereje ku bandi. Urakoze cyane Mani Martin. Ukuri izo ndirimbo ni indirimbo nkunze kumva kenshi kuko zifite ubutumwa abantu twese tugiye tuzumva tukabusesengura neza, byadufasha kubana amahoro, dore ko ari nayo njyana usigaye uririmba cyane, kugira amahoro aho umuntu atuye. Ngiye kukubaza ikibazo ku kijyanye n'abana n'urubyiruko bafite ubumuga. Ese ubona sosiyete turimo cyane cyane uze kuvuga ku basitari, ku bantu b'abasitari cyane, ubona abana n'urubyiruko bafite ubumuga babayeho bate muri sosiyete yacu nyarwanda? Muri sosiyete nyarwanda ngiye ntabwo yuko haracyarimo mu muryango nyarwanda imirebere yanjye itari rusange, mbona yuko hakirimo ibintu byo kutafata abantu mu buryo bwo kuba ari abantu gusa, bitarajya ku bindi bintu byose bidutandukanye, cyane cyane ko ibidutandukanye ubwo ari na bikeya cyane, bifite percentage itageze no kuri 5%. Rero abanyarwanda muri rusange ntahereye kuri abo ngabo bihariye babana n'ubumuga cyangwa bafite ubumuga, mpereye ku muryango nyarwanda muri rusange, njye mbona ko dukwiye kwiga cyane, kwiyigaho no kwakira umuntu nk'umuntu mbere y'uko tujya kumureba mu kindi kintu byiza cyane cyose. Rero nanarebye mu muryango nyarwanda, wenda ngeranije no mu bindi bihugu nagiye ngeramo, ubona hagikenewe ukumva cyangwa se guha umwanya byose abantu bafite ubumuga, kuko abantu bafite ubumuga nyine, ariko si cyo kintu kibanza. Ikibanza ni ukuba ari abantu cyane rwose, cyane ko no muri twebwe tudafite ibibazo by'ingingo z'umubiri, hari igihe ushobora gusanga dufite ubundi bumuga wenda butaba bugaragara, hanyuma tukaba turi kwifata nk'abantu basumba abandi. Ubundi icyo kintu cyo gusumba abandi dukwiye kukirenga, tukaba turi kwifata nk'abasumba abandi kubera ko wenda tubona yuko bamugaye ingingo, ariko wenda natwe dufite ubundi bumuga. Njyewe ntekereza ko ikintu cya mbere mperaho ni ugusaba abanyarwanda kwakira abantu nk'abantu mbere y'uko tutangira kubona ibyo bindi. Hanyuma urubyiruko rubana n'ubumuga cyangwa se rufite ubumuga, ntabwo icyo narubwira ni ukwiyumva nabo nk'abantu mbere y'uko biyumva muri iryo tandukaniro, babona ko bafitanye n'abandi, biyumve nk'abantu, bumve yuko ibintu byose bibareba, kwiga birabareba, gutera imbere birabareba, ntabwo kuguma mu nzu cyangwa kuguma wenyine ntabwo ari wo mwanya wabo muri sosiyete, ntabwo ari wo mwanya wabo nk'abantu, ibintu byose by'igihugu birabareba. Urakoze cyane, ndagushimiye rwose ku kiganiro cyiza, ndetse n'amahirwe kuvugana nawe kuri njye ni amahirwe, ni ubwa mbere tuvuganye, ariko biranshimishije kuba nshoje umwaka tuvuganye, nkaba nkwifuriza ishya n'ihirwe ndetse n'amahirwe menshi cyane mu myaka yose usigaje kubaho. Nyagasani aguhe umugisha, kandi turizera ko mu minsi iri imbere ushobora no kuzakora indirimbo ikangurira sosiyete kwita ku bana n'urubyiruko bafite ubumuga, ndetse nkunze n'iryo jambo uvuze ngo two kwiyumva nk'aho ari twe turi hejuru y'abandi. Mbere na mbere tubanze tubone abantu nk'abantu, ubundi ibindi bizagende
biza nyuma. Urakoze cyane ku musanzu wawe utanga mu kubaka igihugu. Murakoze cyane. Umwanya wanjye ndabona wenda no kurangira kuko nenda kujya mu yindi gahunda, ariko namwe ndabashimira ko mufite iyo radiyo by'umwihariko ivugira abantu bafite ubumuga. Nanjye nashyiraho akanjye gusaba n'abantu bo mu nzego zitandukanye z'igihugu gushyiraho ibikorwa remezo, gushyira mu bikorwa remezo ahantu hateganirijwe cyangwa se borohereza abantu bafite ubumuga bitewe n'ubumuga ubwo ari bwo. Nigeze gukomoza ko hari igihugu nagezemo cyitwa Ubuyapani, niho nabyitegerereje, sinzi mu bindi bihugu sinigeze mbyitaho, ariko nabonye mu bikorwa remezo byaho, haba ari mu mashuri, kuzageza no kuri za bisi zitwara abagenzi, aho abantu bategerereza bisi, coffee shop, boutique n'ahandi hantu hose. Ibikorwa byose remezo by'ubuvuzi usanga byaragiye biteganya ukuntu byorohereza wenda bafite ubumuga bwo kutabona, bafite ubumuga bw'ingingo zindi se. Nanjye nashyiraho akanjye mu gusaba wenda inzego zifite ubushobozi zaba zitumva ko no mu Rwanda icyo kintu cyazaho, kugenda hashyirwaho mu bikorwa remezo uburyo bworohereza abantu bafite ubumuga. Urakoze cyane ku musanzu wawe kandi turawushimye. Natwe tukwijeje ko ibihangano byawe tuzajya dukomeza dufatanye n'ubundi kubipromotinga kugira ngo bigere hejuru. Urakoze cyane. Murakoze namwe.